Hello dear friend, amazina yanjye nitwa Jonas ku bantu mutanzi. So uyu munsi turongeye kubasobanurira uburyo wakoramo amafaranga muri ikinyejana cya 2025. Niba mushya cyangwa bwa mbere ugeze kuri channel, reba wasanditse subscribe wakore, kandi iyi video nigiye kigufasha wandike comment kandi na like kugira ngo YouTube ikomeze gusharinga iyi video. So ndagira ngo mbi video mpaka irangiye irimo ubutumwa na message byagenewe abakunzi. Wewe wumva iyi video niwe ibintu byagenewe ko niba ushaka iterambere, ushaka kurema icyo bita curiosity, so ndagira ngo umve iyi message mpaka irangiye ko negeneye abakunzi banjye. So ikibazo cya mbere kiragira iti bite nshuti yanjye, ndabaza ikibazo kimwe cyoroshye. Ufite ubuhanga ariko urakibaza uko bwabyara amafaranga. Ufite ubuhanga ariko urakibaza uburyo bwabyara amafaranga. Wari uzi ko hari benshi bafite impano nyinshi ariko ntibamenye uburyo bwo kuyibyaza amafaranga. Uyu munsi ngiye kukwereka inzira 7 zikomeye zagufasha guhindura impano yawe amafaranga, nubwo utagira ubushobozi bwinshi cyangwa kapitali. Ukomeze kureba kugeza ku iherezo, kuko buri gice cya iyi video gifite ikintu cya agaciro gishobora guhindura ubuzima bwawe. Ntukibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ntuzacikwe ubundi buryo bushya bwa amafaranga buri munsi. Reka dutangire video. Reka dusobanure ikibazo. Impamvu benshi badakorera amafaranga. Impamvu benshi badakorera amafaranga ku buhanga bafite. Nibaza ko impano zabo zifite agaciro. Batinya gutangira. Ikintu kigora abantu, batinya gutangira. Babura amahirwe cyangwa uko bayabona. Muri iki gice turagaragaza ingero za abantu batangiye bakoresheje ubuhanga bwabo. Umwanditsi wibanda ku magambo magufi akayabyaza umusaruro abinyujije mu nyandiko. Utonde neza wumve kano kantu. Umwanditsi wibanda ku magambo magufi akayabyaza umusaruro abinyujije mu nyandiko. Umuntu ufite ijwi ryiza akaribyaza umusaruro, voice over. Umuntu wumva neza uko ikoranabuhanga akaribyaza umusaruro. Umuntu wumva neza ikoranabuhanga akaribyaza umusaruro mu gukora tutorials. Reka nsubiremo hano hantu. Uburyo ushobora gukoramo amafaranga nahereye kare mbisoma ariko wowe ntabwo wabyumvishe neza. Biragira biti: nibaza ko impano zabo zifite agaciro. Batinya gutangira. Babura amahirwe cyangwa uko bayabona. Muri iki gice turagaragaza ingero za abantu batangiye bakoresha ubuhanga bwabo. Umwanditsi wibanda ku magambo magufi akayabyaza
inyandiko. Umwanditsi yibanda ku magambo magufi akayabyazamo inyandiko. Umuntu wumva ikoranabuhanga akaribyaza gukora tutorial. Umuntu ufite ijwi ryiza akaribyaza voice over. Ubwo ndabara ku ikoranabuhanga byose ushobora kubikora. Uburyo bwo gukora amafaranga ukoresheje ubuhanga bwa online. Uburyo bwa mbere buragira buti online ku mbuga harimo freelancing, Fiverr, Upwork. Izi ni imbuga wakorera amafaranga. Kwigisha online, Udemy, YouTube, Zoom, classes. Content creation, YouTube, TikTok, podcast. Izo ni imbuga zose wakoresha. Graphic designer, Canva, Adobe, logo designer. Izo zose ni imbuga wagenda ukorera amafaranga. Muzika, voice over, TTS maker, Vocala, Gigas, audio, editing, coding, tech, website, app, tools, transaction, languages na serivisi zo guhindura indimi. Buri kimwe gisobanura hagati y'iminota 2 ugaragaza uko gitangira amahirwe, ariko ingero za ababikoresha bakabibyaza umusaruro. Ngo buri kimwe gitangaho ingero hagati wenda y'iminota 3 cyangwa 4 utanga ubusobanuro bw'uburyo icyo kintu gikora. Wenda YouTube uyikoreshe utanga urugero, wenda uvuga ngo ikora gutya. Nyine urumva uramurika wenda uvuga ngo bakoresha audio batya cyangwa se editing batya. Urakora content creation, uburyo bwo gukora video. Intambwe zo gutangira: gushyira imbere impano yawe, identity skills, kubaka portfolio ntoya, gushaka client ba mbere, gushaka abakiriya ba mbere, gukoresha social media mu kwamamaza, kugira discipline no gukomeza consistency. Hano ushobora gushyiramo storytelling, urugero umuntu wamenye ko afite impano yo gukora designer akayibyaza amafaranga ukoresheje Fiverr cyangwa se YouTube. Hano uburyo wenda wabikoramo, ushobora gukoresha storytelling, wenda nk'inkuru uvuga wenda nk'umuntu wakoresheje urubuga rwa Fiverr cyangwa YouTube bikamugirira umusaruro. Kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa inzira yo kubyaza ubuhanga amafaranga ahanitse. Inzira yo kubyaza ubuhanga amafaranga ahanitse: scaling, kubyaza amafaranga ubuhanga mu buryo burambuye, creating passive income, kugira brand yawe bwite, kwigisha abandi ubuhanga bwawe, gukoresha ebook courses cyangwa se membership community. Ndabona video tugeze ku musozo. Reka nze nkubwire ngo ubu nonaha urabizi ubuhanga bwawe si impano gusa, ni amafaranga, ubuzima bushya, kandi ni ikarita yawe yo kugera ku nzira yawe. Inshuti, ntukajye ureba gusa, fata icyemezo uyu munsi. Kanda subscribe, ubu ushyireho notification bell, ko buri munsi gusangiza uburyo bushya bwakubyarira amafaranga witwaje ibyo ushoboye. Niba wumvise
ko hari ikintu gishobora kugufasha hano, saba abandi nawe usangize iyi video kugira ngo igufashe ndetse ndetse inafashe inshuti zanjye. Mwakoze kureba ikiganiro cyanjye. Uyu munsi nifashishije urubuga rwitwa ChatGPT, runkorera iyi script, runkorera iyi video, niyo mpamvu numvaga nasomaga gake, so ariko umuhanga yibukije yakuyemo, so niyo mpamvu musaba ngo ntugucike intege kandi ukomeze kujya dukurikira hano umunsi ku wundi, uko ibiganiro byacu bizajya bigufasha umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane. Amazina yanjye yitwa Jonas kandi Imana ikomeze kubandindira. Thank you. Ciao. Kandi subscribe, like, share niba ikiganiro ari ahantu kikugejeje kandi kigushimishije.